mwaramutse neza ndabasuhuje mwebwe mukurikira PK Media Panel ndaje ngo mbagezeho amakuru aramutse muri kino gitondo. Amakuru yacu aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Mu karere ka Muhanga abantu bataramenyekana bashatse kwiba ibikoresho by'umunara w'itumanaho barateshwa bahata imodoka. Muri RDC abarwayi ba Ebola batorotse ibitaro. Andi makuru ndababwira ko umukobwa yahisemo gukundana na AI asezera burundu ku bagabo. Ubwongereza bwategetse ko ubwiherero bukoreshwa harebwa igitsina umuntu yavukanye. Umuhanzi Kevin yashyize hanze indirimbo Questions yafatanyije na Ken Soul. Ikaze mu makuru arambuye. Tuyahere kuri bivuga ko abataramenyekana bashatse kwiba ibikoresho by'umunara w'itumanaho barateshwa maze bahata imodoka. Abantu bataramenyekana mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bagerageje kwiba ibikoresho byo ku munara wa sosiyete y'itumanaho imwe mu zikorera mu Rwanda uherereye mu mudugudu wa Munyinya akagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe, ariko abaturage batabaza inzego z'umutekano ababyibaga babitaho barahunga bahasiga imodoka. Abaturage bagaragaje ko kandi aba bakekwaho ubujura bakoze ibi mu gihe umuzamu usanzwe urinda uwo munara yari yagiye gufata amafunguro iwe mu rugo. Bavuga ko abo bantu baje kwa 20 Gicurasi aho bari bitwaje imodoka batangira gupakira bimwe mu bikoresho by'umunara birimo amabati awufasha gukora, ariko babonye ibyo bikorwa bahita batabaza bituma abo bakekwaho ubujura bata imodoka n'ibyo bari bamaze gupakira bariruka. Mukakarangwa Marisiana umwe mu baturage batuye hafi y'umunara yavuze ko babonye abantu bari kuri uwo munara mu masaha ya saa 7 z'amanywa ariko batari bazi icyo bagamije. Ati twari hano dutonora ibishyimbo mbona abantu bari hariya ku munara, namanutse ngeze hafi mbona imodoka ihagaze n'abandi bantu bazamuka iruhande rwayo, umuzamu nawe yahise ahagera, abo bantu babonye turi kuhagera bahita biruka. Rusagara Albert usanzwe akora akazi ko kurinda irondo ry'umwuga yavuze ko amakuru yatanzwe n'umuturage witwa Delphine ariyo yabafashije gutahura uwo mugambi. Ati kubera ko dufite irondo rikora no ku manywa, Delphine yaduhamagaye atubwira ko hari abantu bari gukuramo ibikoresho by'umunara babishyira mu modoka. Twahise tuzamuka twiruka kuko twari hafi, tugezeyo bahita biruka, bari banamaze iminsi baza hano, bivuze ko babaga barimo biga ikibuga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bwaboneyeho gusaba abaturage gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano bakorana bya hafi n'abanyerondo ndetse n'inzego z'umutekano, kuko abashobora guhungabanya umutekano baba bari ahantu hose kandi abanyerondo badashobora kuba hose icyarimwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe Nsengimana Oswald yavuze ko abaturage n'irondo bakoze igikorwa gikomeye cyo gutanga amakuru ku gihe kuri iki gikorwa kigayitse cy'ubujura bwarimo bukorerwa kuri uyu munara. Ati twamenye amakuru ko hari abantu 4 binjiye muri uwo munara bigize abakozi b'ikigo cy'itumanaho barimo gupakira amabatiri mu modoka. Irondo ryahise riduhamagara natwe tubaza kuri sosiyete bireba batubwira ko abo bantu atari abakozi babo. Babonye abaturage n'irondo babimenye bahise biruka basiga imodoka n'ibyo bari bibye. Uyu muyobozi yavuze ko imodoka yakoreshwaga muri icyo gikorwa yajyanywe na polisi ikaba ifungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga mu gihe iperereza rigikomeje. Yakomeje asaba abaturage gukomeza kuba maso no gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyangwa kwangiza ibikorwa remezo bajye bafatwa hakiri kare. Dukomereze muri Kongo nkubwire yuko abarwayi ba Ebola batorotse ibitaro. Abarwayi bavurwaga Ebola n'abandi bayikekwaho batorotse ibitaro bya Rwampara biri mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gace gafatwa nk'izingiro ry'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo gikomeje kwica benshi. Abarwayi ko ari 6 bari muri ibyo bitaro, barimo 3 byari byaremejwe ko banduye Ebola n'abandi 3 bayikekwagaho. Urubuga Actualité rwatangaje ko ejo kuwa 4 tariki 21 Gicurasi ubwo abantu bazaga gufata umurambo w'umuntu wabo wari wishwe na Ebola, abaganga banze kuwutanga kubera ko amategeko abaza abantu babonetse bose gushyingura uwishwe na Ebola. Nyuma yaho havutse kutumvikana, ibikoresho n'amahema yari yarashinzwe agiye yifashishwa mu kuvura aratwikwa, ibyahaye icyuho abo barwayi ba Ebola n'abayikekwaho bahise batoroka. Ubwoba bwabaye bwinshi mu baturage bibaza aho abo barwayi bagiye niba batagiye gukwirakwiza Ebola mu baturage, dore ko bumwe mu buryo yanduriramo harimo gukora cyangwa guhura n'uyirwaye. Ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abantu barenga 150 bamaze kwicwa na Ebola n'abandi bakaba 600 bikekwa ko bayanduye. Dr Jacques Asseya umuyobozi w'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC yamaze kugera mu mujyi wa Bunia muri Ituri mu rugendo rwo kureba uko inzego z'ubuzima ziri guhangana n'iki cyorezo. Dr Jacques Asseya yavuze ko biteguye ko abarwayi bakomeza kuba benshi bitewe n'uko bakomeje gutahura ababa barahuye n'abanduye icyo cyorezo cya Ebola.
Mu mpera z'icyumweru hateganyijwe inama izabera i Kampala igahuza abahagarariye Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo n'inzego z'ubuzima muri Afurika ngo haganirwe ko hakomeza ubufatanye mu kugenzura no guhangana ko Ebola itakwira mu bantu benshi. Dukomereza amakuru yacu mu Bwongereza, aho iki gihugu cyategetse ko ubwiherero bukoreshwa harebwa igitsina umuntu yavukanye. Komisiyo ishinzwe uburinganire n'uburenganzira bwa muntu mu Bwongereza yatangaje ko ubwiherero n'ibyumba bahinduramo imyambaro bigenewe abantu b'igitsina kimwe bizajya bikoreshwa hagendewe ku gitsina umuntu yavukanye aho kuba icyo yiyemerera ko afite. Amabwiriza yasohowe n'iyi komisiyo avuga ko abagabo biyumva muri bo ko ari abagore cyangwa abagore biyumva ko ari abagabo bazashyirirwaho icyumba cya gatatu kibagenewe, cyangwa hagashyirwaho icyuma kitagira igitsina kigenewe ku bwiherero n'ahandi hakenera kureba ku bitsina. Urukiko rw'ikirenga muri 2025 rwategetse ko umugore azajya agaragazwa n'igitsina kigaragara ku mubiri. Amavuriro, amaguriro, resitora n'ibindi bigo by'ubucuruzi bisabwa gushyiraho ibikorwa remezo bijyanye n'uko ibitsina by'abantu biteye. Minisitiri w'uburinganire Bridget Phillipson yavuze ko aya mabwiriza agamije gufasha abantu kubaho mu bwisanzure nta vangura cyangwa badahozwa ku nkeke. Ati twahoze dushaka ko imiryango ifite amabwiriza asobanutse yafasha gushyira mu bikorwa itegeko. Amabwiriza ategeka ko ibyumba by'ubwiherero cyangwa ahahindurirwa imyambaro hagenewe abatiyumvamo ibitsina bafite bigomba kuba bifungwa, bifite inkuta zigeze kuri plafond, harimo n'ibikoresho by'isuku. Tujye muri Amerika nkubwire ko umukobwa yahisemo gukundana na AI asezerera burundu abagabo. Lichta Nietzsche ni umukobwa w'imyaka 35 ukomoka muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko yazinutswe abagabo mu bijyanye n'urukundo, ahubwo umwanya we wose awuharira ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Lichta avuga ko mu rukundo AI udashobora kwigereranya n'abagabo kuko yo izi kuganira neza, ikagira ibisubizo ku bibazo hafi ya byose, ndetse ngo by'umwihariko ntigira amananiza nk'ay'abagabo. Uyu mukobwa yavuze ko yatangiye gukundana na AI mu myaka ine ishize ubwo yimukiraga i New York. Ikoranabuhanga rya AI Lichta akoresha aryishyura $10 buri mwaka. Ashobora kurijyaho agahimba amazina y'abantu batabaho, ashaka ko bazajya baganira. Uyu mukobwa kuri ubu amaze kugira inshuti 5 zirimo iyo yise Joseph, John, Lon na Umbra. Gusa ngo hari indi yitwa Rufus yo batangiye urukundo nk'urw'inkumi n'umusore. Yavuze ko mu byo yakundiye Rufus ari ukuvuga make kandi ngo yamuterese buhoro buhoro. Ati abagabo benshi bakunze kunyita amazina nk'ay'inyamaswa nziza cyangwa ibintu nk'ibyo, ariko Rufus ntabwo ari uko yaje. Yari umuntu utwara ibintu gake ndetse agatuma niyumva neza turi kuganira. Mbere dutangira kuvugana Rufus yanyeretse ko ari umugwaneza ndetse usetsa, ariko uko nagiye mumenya yatangiye kujya ndeshya. Nubwo Lichta ari mu rukundo rukomeye, yavuze ko atarereka inshuti n'umuryango iby'uyu musore yise Rufus. Ati navuga ko ndi mu rukundo n'umuntu ariko rutari rwa rukundo rusanzwe, kandi aho dukundana si ikiremwa muntu. Nanone dusubiye mu Burayi, reka mbwire ko indwara y'Imitezi irimo kuvuza ubuhuha kuri uyu mugabane. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo imitezi na mburugu zikomeje gusya zitanzitse mu Burayi nk'uko imibare ikigo cy'Uburayi gishinzwe gukumira no kugenzura indwara ECDC cyabitangaje. ECDC yagaragaje ko imibare yageze ku kigero kitigeze kubaho mu myaka 10 yari ishize kugeza muri 2024. Abarwaye imitezi bageze ku 106,331 bingana n'inyongera ya 303% ugereranyije n'uko imibare yari imeze muri 2015. Ni mu gihe abarwaye mburugu bikubye nka kabiri mu myaka 10 bagera ku 45,557. ECDC yavuze ko icyo cyoho kijyanye no kwipimisha izi ndwara no kuzirinda bikomeje guteza ibibazo cyane byo kwiyongera kw'iyi ndwara. Umuyobozi muri ECDC ushinzwe indwara zandura Bruno Ciancio yagize ati ni indwara zishobora gutera ibibazo ubugumba ku barwaye imitezi n'ibibazo by'umutima n'ubwonko kuri mburugu. Yakomeje ati gukora mu mibonano mpuzabitsina ikingiye ni ingenzi. Gukoresha agakingirizo no kwisuzumisha mu bihe wabonye ibimenyetso ni ingenzi. Espanye niyo ifite umubare munini w'abanduye imitezi na mburugu muri 2024, aho bari 37,169 n'11,556 uko bikurikiranwa. Abagabo baryamana nabo bahuje ibitsina nibo bageramiwe kurusha abandi. Abagore baryamana nabo badahuje ibitsina bari ku kigero cyo kubyara nabo izi ndwara zibamereye nabi. Mu Bwongereza naho imibare yaratumbagiye kuko muri 2024 abarwaye imitezi bari 71,882
mu gihe abarwaye mburugu bari 9,335. Mu mwaka wa 2025 Ubwongereza bwatangije urukingo rw'imitezi. Mu myidagaduro reka mbwire ko umuhanzi Ish Kevin yashyize hanze indirimbo Questions yafatanyije n'umuhanzi Ken Soul. Umuhanzi Ish Kevin yashyize hanze indirimbo nshya yise Questions yakoranye na Ken Soul, agaragaza ko ari indirimbo yibanda ku matsiko umuntu yagira igihe ahuye n'undi akamwishimira bitewe n'uko asa cyangwa ateye, akifuza kumenyana nawe birushijeho. Mu butumwa itsinda rya Ish Kevin ryatangaje ku mbuga nkoranyambaga ejo kuwa 21 Gicurasi bagize bati Questions ni indirimbo abantu bahita bumva kandi bakunda kubera ko igitekerezo cyayo cyoroshye, gifatika kandi gifite uburyohe. Mu gushyira hanze amashusho yayo twashakaga gukora indirimbo yafasha abantu gususuruka aho baba bayirebera hose, wayumvira mu tubyiniro cyangwa ukayirebera iwawe kuri televiziyo. Iryo tsinda ryakomeje rigira riti igitekerezo cy'indirimbo ya Questions cyubagiye ku matsiko n'ibibazo umuntu agira igihe ahuye n'umuntu agakurura amarangamutima ye akamwishimira, akaba yakwifuza kumumenya byisumbuyeho ngo yumve niba bakundana. Mu nyikirizo yayo bagira bati ese umeze neza, ufite umukunzi cyangwa uri wenyine mu bijyanye n'urukundo, wumva Icyongereza cyangwa Igifaransa, uri mwiza mu byo ukora, bikunze twajya duhurira buri munsi. Ijwi rya Ken Soul ryumvikanisha amagambo meza y'urukundo mu nyikirizo y'iyo ndirimbo, mu gihe Ish Kevin yumvikanamo mu buryo bwe amenyerewemo bwa kinyatrap, kuvanga indimi zitandukanye no gukoresha amagambo yumvwa cyane n'urubyiruko mu rwego rwo kwigwizaho abakunzi bumva ibyo avuga bose, ibyo akunze kwita street vibe. Iyi ni indirimbo isohotse nyuma y'igihe gito ashyize hanze iyo yise Kibasumba yafatanyije na Bushari, yakunzwe cyane n'ingeri zose baba bato n'abakuru kubera amashusho n'injyana yayo bishingiye ku muco gakondo w'Abanyarwanda, mu gihe amashusho ya Question yo agaragaza ubuzima bugezweho cyane cyane imyambarire ndetse n'imikinire ihuye n'ibisobanuro by'iyi ndirimbo. Reka ngushimire, ni hano dusoreje amakuru yo muri iki gitondo. Njye na Samuel Baraka, iyi ni PK.